kuza kw'isezerano ryo muri Yesu Kristo ryo sezerano ry'ubuntu kwatesheje agaciro ya mategeko y'imihango, ijisho rihorerwa irindi, ubugingo buhorera ubundi, iryinyo rihorerwa irindi, ahubwo tugaheshwa imbabazi muri Kristo Yesu. Ariwe hiteka yararangiye, ariko amategeko 10 cyane ko abayahakana n'abayitiranya n'abayavuyeho baba bakunda bashaka gukura muri mwe ry'Isabato. Hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo, niba bari gukwirakwira kw'isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu. Abakunda ukuri kwa Bibiliya niba bazafungwa bagirirwe nabi, ariko mukomere mugiye kurinda ibyago 7 bigiye gusukwa. Reka dushimira Imana cyane ikomeje kubana natwe, izina rye rihabwa icyubahiro. Dushimire cyane abakomeje kudukurikira babanye natwe, izina ry'Imana rihimbazwe kandi namwe baha umugisha. Rero reka dusenge maze dukomeze. Turagushimiye cyane Data ukiranuka uri mu ijuru ryera, tugushimiye cyane uko wakomeje kubana natwe uhereye mu gitondo, wakomeje kuyobora abigisha bagaburiye iri teraniro ritandukaniye hirya no hino ry'abadukurikiye ku nzira zitandukanye zitumanaho, izina rya rihimbazwe. Data wera, tuguhaye ikaze hagati yacu kugira ngo muri iki cyigisho giheruka ukomeze kutuyobora, ukomeze kugura imitima y'abadukurikiye, kandi natwe abavuga umwuka wera tuyobore, tubigusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Uwiteka bahire mwese aho muherereye. Dushimiye Imana yakomeje kubana natwe, kubakomeje kudukurikira. Iki ni icyigisho cya 4 ari nacyo gisoza gahunda y'uyu munsi. Twatangiye mu gitondo twega icyigisho cy'ubukristo, twakurikije icyigisho cy'ubuhanuzi, tukurikije icyigisho cy'umuryango mwiza n'amagara mazima. Twishimiye ko mukomeje kunguka kandi mwakomeje kubigaragaza. Imana ibaha umugisha. Igihe tugiye gufatanya nk'uko umuyobozi w'amaterana bivuze, nitwa Kayogera Robert. Tukaba tugiye kwigira hamwe icyigisho giheruka gahunda y'uyu munsi. Icyigisho tugiye kwiga amasezerano 2, isezerano ry'ubuntu n'isezerano ry'amategeko. Ibyo nibyo tugiye kwiga mu buryo burambuye. Isezerano ry'ubuntu n'isezerano ry'amategeko. Muri iki cyigisho turaza kurebera hamwe aya masezerano atandukana ate, yuzuzanya ate cyangwa atandukana ate. Nibigera ku mategeko turaza kwibaza isezerano ry'amategeko, ayo mategeko, iryo sezerano ry'amategeko ni irihe, n'isezerano ry'agakiza ni irihe. Icyo tubasabye ni ugutega amatwi mwitonze kugira ngo turusheho kunguka. Icyigisho cyacu turagishingira kuri iri somo rya Bibiliya, igitabo cy'Abaheburayo 8 umurongo wa 13. Reka aha niho rufunguzo cyangwa niho buye ry'urufatiro ryaho tugiye kubakira kino cyigisho. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 13 haranditse ngo, ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Ahangaha ibi nibyo tugiye kwiga neza. Ku bantu benshi batabisobanukiwe bajya batekereza ko iyo Bibiliya ivuga ngo isezerano rya kera
cyangwa iyivuga ngo isezerano rishya biba bivuze umugabane wa Bibiliya guhera mu gitabo cya Matayo kugeza mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ntabwo ari byo rwose. Nanone bagatekereza yuko iyo Bibiliya ivuze isezerano rikuru cyangwa isezerano rya kera ari igitabo cy'Itangiriro kugeza mu gitabo cya Malaki. Ntabwo ari byo bivuga. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe iri sezerano rya kera ryashaje nkuko tubisomye ni irihe. Isezerano rishya iryo Uwiteka yashimangiye agashajisha iryari risanzweho naryo ni irihe. Iyo bavuga isezerano rishya n'isezerano rya kera, Bibiliya bitubwira ibintu bibiri: ibyabereye ku gasozi Karuvari n'ibyabereye ku musozi Sinayi. Tuba twiga Sinayi na Karuvari. Reka tubivuge neza. Icyo bita isezerano rishya ari ryo sezerano ry'ubuntu buhesha abantu bose agakiza, rihesha abantu bose agakiza kubwo kwizera Kristo. Iryo sezerano riboneka mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 15. Ahanditswe ngo umuntu akimara gucumura, icyaha kikimara kuza mu isi, Adamu na Eva, Imana imaze kubagirira imbabazi, ntibakirweho iteka ry'ako kanya kubw'icyaha bakoze cyo kurya imbuto zabuzanijwe. Imana yabahaye isezerano ry'ukuntu bazakira iteka baciriweho, kuko ibi bihembo by'ibyaha ni urupfu, niko Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaroma ibice 6:23. Ubwo Adamu ari we sogokuruza wacu na Eva nyogokuruza wacu, abo twese nyoko muntu dukomokaho, igihe bakoraga icyaha bakica itegeko ry'Imana, Imana yabahaye itezerano ry'ukuntu bagombaga gukira iteka rizanywe n'igicumuro cyabo, bakabona imbabazi z'ibyaha, bagakira urubanza rw'igicumuro cyabo, bakungwa n'Imana bari bahemukiye. Iryo sezerano nubwo ari irya kera uhereye mu gihe cya Adamu, niryo ryitwa isezerano rishya. Mutega amatwi cyane, ndaza kugera ku mpamvu ryitwa isezerano rishya. Ariko tutaragera ku mpamvu ryitwa isezerano rishya, reka tubanze turisome ubwaryo turimenye. Haranditse ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Aya magambo Uwiteka yabwiye Eva ntabwo harimo iteka rikiriwe ku nzoka ari we Satani gusa, ahubwo harimo isezerano ry'agakiza, isezerano ry'ukuntu imbabazi z'igicumuro cy'abantu zizaboneka, isezerano ry'ukuntu umunyabyaha watandukanye n'Imana kubw'igicumuro cye akaba ari munsi yo gukirwaho iteka bitewe n'icyaha cye, ukazakurwaho urwo rubanza rw'igicumuro cye. Muri aya magambo ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, iri ni iteka ryakiriwe ku nzoka ariyo Satani. Imana yari isezeraniye urubyaro rw'umugore ruvugwa. Urubyaro rw'umugore ruvugwa rwagombaga kuzamena inzoka umutwe ni Yesu Kristo, wagombaga kubyarwa n'umugore nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 4:4. Yesu Kristo umwana w'Imana wahozeho uhereye ku kuremwa kw'isi, igihe cyagombaga kugera akiyambura ubumana bwe, akambara ubumuntu, akageragezwa nk'abantu, agatsinda ibishuko byose bya Satani, agahakaba ku isi ntakora icyaha, nyuma yo gukiranuka imbere y'Imana no kumvira amategeko yose y'Imana,
no kuba ku isi anesheje ibishuko bya Satani, none akazagerekwaho ibyaha by'abari mu isi kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, uwutarigeze akora icyaha na kimwe, uwutarigeze acumura na rimwe mu buzima, uwufite ubugingo bungana n'ubw'Imana ariko wagombaga kwiyambura ubumana bwe akiyambika umubiri wa kimuntu, akawugeragerezwamo ariko akarenga akaba umukiranutsi, yagombaga kurenga inyiturano y'ubukiranutsi bwe, ahubwo ikaba urupfu rwo kubambwa ku musaraba, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, umaze igitambo cye giheshe bene muntu kubabarirwa. Iryo niryo ryitwa isezerano rya mbere, iryo niryo ryitwa isezerano ry'ubuntu, niryo ryitwa isezerano ry'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, ariko abanyabyaha n'abakira ako gakiza bose bagaheshejwe no kwizera. Ndagira ngo mbivuge neza byumvikane, uko urubyaro rw'umugore rwagombaga kumena inzoka umutwe, ni Yesu wagombaga gupfira abanyabyaha, maze akazana intsinzi y'urupfu, akazana n'intsinzi ya Satani ikabibonetse. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 2 ku murongo wa 10 nicyo ndi bwiyambaze kugira ngo abaduteza amatwi basobanukirwe neza n'ibyo mvuga. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 2 turasoma umurongo wa 10 tugeze ku wa 12. Haranditse ngo, kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa, kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se, nk'uko byanditswe ngo, nzabwira bene data izina ryawe, nzabwira bene data izina ryawe, nzakuririmbira ishimwe hagati y'iteraniro. Umurongo wa 14, nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nguko uko urupfu rwa Yesu rwagombaga kumena umutwe w'inzoka, maze abanyabyaha twari dukwiriye gucirwaho iteka, tukemerwa imbere y'Imana kubwo kwizera urupfu Yesu yadupfiriye n'urukundo Imana yadukunze imudutangira, mbega tugatura Imana ibyo Yesu yakoze mu cyimbo cy'ibyo tutakoze, tugatura Imana kubwo kwizera ibyo Yesu yakiranutse mu cyimbo cy'ibyo twakiraniwe, tukabona imbabazi dutyo. Iryo niryo ryitwa isezerano ry'ubuntu. Iri sezerano niryo ryatanzwe mbere na mbere. Abakiranutsi bose babayeho, uhereye kuri Adamu, kuri Abeli, ugakomeza kuri Seti na Enoki n'abandi bakiranutsi benshi ba Nowa n'abandi kugeza kuri Yosefu, bizeye bapfuye bizera Imana, bemerwa n'Imana, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo wari utaraza ngo apfe, ariko biringira yuko mu gihe gikwiriye azaza agapfira bari mu isi, urupfu rwe rugahindura ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Iryo niryo ryitwa isezerano ry'agakiza cyangwa isezerano ry'ubuntu. Ndagira ngo iri sezerano ryahawe Eva, nako ryahawe Adamu muri Edeni ubwo inzoka yakirwagaho iteka, ni naryo Imana yavuguruye irisubiramo mu yindi mvugo,
ubwo yahamagaraga Aburahamu, Imana yamusubiriyemo iri sezerano nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22, turasoma umurongo wa 18. Itangiriro 22 umurongo wa 18, Imana yabwiye Aburahamu iti, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose azaherwa umugisha, nimwo amahanga yose azaherwa umugisha. Aya magambo asobanuye iki? Ubwo Imana yabwiraga Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe nimwe amahanga azabwera umugisha, uru rubyaro yavugaga ni rumwe Imana yabwiye Adamu muri Edeni. Uru rubyaro ruvugwa hano ni Yesu Kristo. Aburahamu aya magambo yarayamenye, asobanukirwa icyo Imana ivuze. Ubwo Imana yamubwiraga ngo mu rubyaro rwawe nimwe amahanga azaherwa umugisha, iri sezerano yarifashe ko ari isezerano ry'ubuntu, agakiza kabonerwa ku buntu. Aburahamu yizera ko azabyara, ariko mu bo azabyara hakazakomokamo Kristo, uriya mwana w'Imana wari warasezeranywe uhereye mu Edeni, yuko igihe kizaza akambara umubiri nk'uw'abantu, akavuka nk'umuntu, akishyiraho ibyaha by'abantu, agapfira abantu, akabazukira, akazuka kugira ngo dutsindishirijwe. Ibyo mu mvugo ngufi Aburahamu yabwiwe ngo mu rubyaro rwawe, yahise yumva ko ari iki Imana ivuze, arabyizera. Uko nawe yizera ko azabona imbabazi z'ibyaha kubwo kwizera Yesu. Uko kwizera niko kwatumye Aburahamu yitwa abarwa wo gukiranuka, akitwa inshuti y'Imana. Utarasobanukirwa ibi, uwumva bitumvikana, twabihamya dusomye igitabo cy'Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 16. Turimo kwiga amasezerano abiri, isezerano ry'ubuntu n'isezerano ry'amategeko. Nimureke tubanze dutinde ku cyo bita isezerano ry'ubuntu. Buryo ubuntu, isezerano ry'ubuntu ntabwo ribonetse ejo bundi Karuvari aho Yesu apfiriye, oya, ahubwo uhereye mu ntango y'ibihe, ari ba Aburahamu, ari abakiranutsi bose ba Seti, ba Enoki na ba Adamu, kugeza kuri Yosefu, nabo burya bari mu isezerano rishya nk'uko ndibuze kubisobanura. Reka tubaze dusome igitabo cy'Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 16 kugira ngo hadusobanurire, hadufashe kumva yamvuga Imana yabwiye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe nimwe amahanga azaherwa umugisha. Ubwo Imana Aburahamu yabyumvise ate? Yabisobanukiwe ate? Natwe dukwiriye kubyumva dute kandi tukabisobanukirwa dute? Abagalatiya 3:16 haranditse ngo, nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti urubyaro rwawe nko kuvuga umwe, ari we Kristo. Aburahamu Imana ikimubwira ngo mu rubyaro rwawe nimwe amahanga azaherwa umugisha, ubwo yamenye ngo mu bakomoka ku rukiryi rwanjye nimwo umwana w'Imana wasezeranywe n'Imana yuko igihe kizagera akiyambura ubumana, akambara ubumuntu, akavukira mu bantu, nimwe azavukira. Uwo niwe uzahesha abari mu isi bose bamwizeye guhabwa imbabazi z'ibyaha, gukurwaho urubanza rw'ibicumuro byabo, no kwemera mu maso y'Imana. Aburahamu yizeye ibyo, bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Burya yaramenye ngo Imana ntirakavuga imbyaro nko kuvuga benshi, atahubwo ubwo ivuze ngo ni urubyaro, ubwo ivuze umwe, niwe Kristo. Ibi nibyo Yesu yaje gusobanura mu gitabo cya Yohana ibice 8 umurongo wa 56. Ibi nibyo byitwa isezerano rishya cyangwa isezerano ry'ubuntu buzana agakiza.
ndasoma igitabo cya Yohana ibice 8 umurongo 56. Yesu yabwiye abo mu gihe cye arababwira ngo Aburahamu sekuru wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye kandi awubonye aranezerwa. Ibi bishatse kuvuga iki? Ubwo Imana yamubwiraga ngo mu rubyaro rwawe nimwe amahanga azahera umugisha, yamenye yuko umwana w'Imana uwo Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Ibyahishuwe 13 umurongo 8 ngo yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, uko Imana yari yarasezeranye ko kugira ngo igicumuro cy'umuntu gihongererwe, umunyabyaha wacumuye ku Mana akizwe urubanza rw'ibicumuro bye, yongere yemerwe n'Imana. Umwana w'Imana yagombaga kuzamanuka akava mu ijuru yiyambuye ubumana bwe, akavukira mu bana, akabyarwa n'umugore. Nuko Aburahamu abwiye ngo mu rubyaro rwawe nimwe amahanga azaberwa umugisha, amenya yuko umwana w'Imana wasezeranye kuzamanuka mu ijuru azavukira mu rubyaro rwe, akavuka nk'uko abantu bavuka, akazacungura abari mu isi. Aburahamu nawe yizera kuzabona imbabazi z'ibyaha no kuzabona agakiza no kungwa n'Imana binyuriye muri Yesu Kristo. Yizeye ibyo bimuhesha gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Ngo agahora ategereje ngo nawe kubwo kwizera abona umunsi wo kuvuka kwa Yesu no kuzapfa kwe, abibonye aranezerwa. Ibyo nibyo Yesu yavuze muri Yohana. Abadafite amaso yizera, abatazi ubutumwa bwiza, abayuda bafata amabuye ngo bamutere, baramubwira bati wowe utarageza n'imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu ati nukuri ndababwira ko Aburahamu ataravuka ndiho. Icyo nshatse hano rero ko muzirikana ni iri jambo rivuga ngo sekuru wanyu Aburahamu yabonye iby'umunsi wanjye awubonye aranezerwa. Burya ni iryo sezerano Aburahamu yagendeyeho. Noneho kugira ngo twihute kandi musobanukirwe, abakiranutsi bose babayeho mu gihe cyo twita isezerano rya kera, nubwo atari ko biri. Uguhera muri Edeni kugeza kuri Yosefu, bose babayeho bizera Imana, bumvira Imana kubwo kwizera, ariko biringiye yuko igihe kizagera umwana w'Imana Yesu Kristo wasezeranywe akavukira mu bantu, akazapfira abantu, urupfu rwe rukazakuraho abari mu isi urubanza, kandi nk'uko twabisomye mu Baheburayo, rugahindura ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, maze abantu bakabohorwa bagahabwa agakiza. Abizeye ibyo bose, abakiranutsi bose bakera babaye hari uko bizera, ubwo nabo baboneye agakiza muri iri sezerano rishya, muri iri sezerano ry'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Hirya yo kuvuga ibyo, mbere yuko mbabwira mbere yuko ngira ikindi mvuga kuri iri sezerano ry'ubuntu, reka mbanze nunganiza ibyo nsomye muri Bibiliya, amagambo yo mu mwuka w'ubuhanuzi aboneka mu gitabo cyitwa Ibihamya, umuzingo wa 6, urupapuro rwa 392. Harimo aya magambo nifuza ko nayo adufasha kumva neza. Haranditse ngo muri iki gitabo ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira amagambo meza agira ati, yunganira ayo tumaze gusoma. Haranditse ngo the New Testament is the only advancement of and the unfolding of the old. Isezerano rishya ni ukwiyubura cyangwa ni ugusohora kw'ibyari byaravuzwe mu isezerano rya kera. Abel was a believer in Christ and was as very saved by his power as was Peter or Paul. Abeli nawe yizeraga Kristo
kandi nawe yakijijwe no kwizera Yesu kimwe na Pawulo na Yohana, kimwe na Petero na Pawulo. Enoch was a representative of Christ as surely as was the beloved disciple John. Enoch nawe yizeraga Kristo kimwe na Yohana ukundwa. Ibi ni ukubabwira ko isezerano ry'ubuntu, isezerano ry'agakiza kabonekera muri Kristo Yesu ntabwo ryatangiye gukora ejo bundi Yesu apfuye ku musaraba, ahubwo na mbere yaho uhereye muri Edeni ababonye agakiza ko bose bakaboneye muri iryo sezerano. Ndakomeza nsome amagambo make ashimangira ibyo mvuze hano kugira ngo uyu mwuka buhanuza dufashe kumva neza ibyo Bibiliya yavuze wenda mu mvugo yaba marenga kuri bamwe. Hakomeza hagira hati that God who walked with Enoch was our Lord and Savior Jesus Christ. Yamana yagendanye na Enoki tuvusoma muri Bibiliya yari umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Ubwo dusoma ngo Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300. Iyo Mana Enoki yagendanye nayo yari umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Mbere yuko ngera ku isezerano rindi ryitwa isezerano ry'amategeko, kuko turimo kwiga isezerano ry'ubuntu n'isezerano ry'amategeko, tukivuga ku by'isezerano ry'ubuntu, ndagira ngo mbabwire ngo muri iri sezerano ry'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu, iryo sezerano ryemera ubutware bw'amategeko 10 y'Imana. Abantu benshi bajya bitiranya amategeko 10 bakayitiranya n'andi mategeko avugwa muri Bibiliya yo mu isezerano rya kera, ku buryo iyo tuvuze ngo Uwiteka yashajishije isezerano rikuru, ngo uwo Uwiteka yavuze ngo isezerano rishya, bigaragara ko yasajishije irya mbere kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Uwo ni umurongo wa Bibiliya twasomye. Iyo abantu benshi badasobanukirwa neza Bibiliya bumvise amagambo nk'aya, bajya batekereza yuko amategeko 10 yasazanye n'iryo sezerano rya kera tutaravuga tugiye kuvuga mu kanya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo isezerano rya kera ritarabaho, ari ryo ryavuyeho turi buze kureba mu kanya. Aya mategeko 10 yo yarariho. Aya mategeko 10 yanditswe mu gitabo cyo Kuva ibice 10 ibice 20 yo yarariho, isezerano rya kera ritaraza. Ubwo bishobora kuba cyanga, ariko mwihangane mukomeze mukurikirane muraza kubyumva, kuko guhera kuri Adamu ugakomeza ukaza kugeza kuri Yosefu, isezerano rya kera ryari ritaraza, ahubwo bari mu isezerano rishya ry'ubuntu bw'agakiza, ry'ubuntu buzana agakiza muri Kristo Yesu. Mwihangane muraza kubyumva, turagenda intambwe ku ntambwe. Icyo nshaka kubabwira ko nuko iri sezerano ry'ubuntu buzana agakiza binyuze mu kwizera Yesu Kristo, iryo sezerano ryemera ubutware, rikorana n'amategeko 10 arimo wibuke ntukagirize n'Imana amaso yanjye, wibuke kweza umunsi w'isabato, ntukarahirira ubusizena ry'Imana, ntukibe, ntugasambane, ntukagenza ute. Ayo mategeko 10 ko muyazi. Ibi ni byo nshaka guhamya rero mbere yuko tuvugana rya sezerano rindi, ari ryo Bibiliya yita isezerano rya kera, ari ryo ryashaje rikavaho, nkuko umurongo twatangiriyeho bivuga. Iri sezerano ritazavaho, iri sezerano ry'ubuntu bw'agakiza kabonera muri Kristo Yesu, burya rikorana n'amategeko 10, ryemera amategeko 10. Ndatanga ingero. Uhereye ku kuremwa kw'isi, Adamu na Eva
kimwe n'abandi bakiranutsi babayeho, ba Nowa, ba Enoki na ba Seti n'abandi, bemeraga amategeko y'Imana kandi bubahirizaga amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yabo. Yanditswe mu mitima yabo. Nubwo icyo gihe atari yanditswe ku bisate by'amabuye, ariko yabaga ari mu mitima yabo. Ayo mategeko akabayobora, niyo yari urugero rwo gukiranuka bagenderaho, bagashobozwa kuyagenderamo kubwo kwizera Yesu. Ndasoma ibihamya ibyo ngibyo. Igitabo cy'Itangiriro ibice 26 umurongo wa 5 haduhamiriza yuko isezerano ry'ubuntu rikorana n'amategeko 10. Itangiriro 26 umurongo wa 5 haranditse ngo, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Uyu Aburahamu sekuruza w'abizera, uyu Aburahamu Imana yavuze ngo mu rubyaro rwe nimwe amahanga azahera umugisha. Urwo rubyaro ruvugwa akaba ari rwo Yesu Kristo. Uyu Aburahamu Yesu yahamije ko yabonye umunsi we akanezerwa. Uyu Aburahamu ibyanditswe bivuga yuko agakiza yabonye no gukiranuka yabazweho yabiheshejwe no kwizera Yesu. Ariko nawe yakomezaga amategeko y'Imana. Ubwo nibwo buhamya Bibiliya imutangira. Ibi bitwigisha iki? Bitwigisha ko amategeko 10 atabarirwa muri rya sezerano rindi turi buze kureba mu kanya ryitwa isezerano ry'amategeko. Oya, ahubwo aya mategeko 10 yo agendana na rya sezerano ry'ubuntu buzana agakiza kubwo kwizera Yesu. Rya sezerano Aburahamu yakirijwemo niryo sezerano rijyana n'amategeko 10. Ikindi dusoma, Aburahamu Imana yamutangiye ubuhamya. Reka nsubiremo nsome. Haranditse ngo, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Burya aya mategeko 10 yahozeho na mbere yuko Mose avuka, wazanye rya sezerano ry'amategeko rindi turi buze kureba mu kanya. Reka nongere ntanga urundi rugero muri iki gitabo cy'Itangiriro n'ubundi ibice 35 nako ibice 39 ku murongo wa 6. Iki gitabo cy'Itangiriro 39 umurongo wa 6. Bibiliya ivuga kuri Yosefu. Bibiliya amagambo ivuga kuri Yosefu nayakurikira. 39 ubwo nyirabuja wa Yosefu yamushukaga ngo baryamane, Sebu yarasubije ati, ibyanditswe biravuga ngo mwumva ukuntu Yosefu yasubije. Yaravuze ati, nakora n'icyaha kingana gityo ngacumura mu maso y'Imana. Nubwo icyo gihe hatari hari itegeko ryanditswe rivuga ngo ntugasambane, kuko Mose wanditse amategeko ku bisate by'amabuye atari yakavutse. Ariko Yosefu yanze gusambana atari ugutinya ngo batamufata, atari ugutinya ngo batamwirukana ku kazi. Ahubwo Itangiriro 39:6 we yaranze aravuga ati, nakora nte icyaha kingana gityo ngacumura mu maso y'Imana. Ibi ni biduhamiriza yuko aya mategeko 10 na mbere yuko Mose avuka, mbere yuko Mose yandika ku bisate by'amabuye, yo yari asanzweho.
ari mu mitima y'abantu bayumvira kubwo kwizera, bayumvira kubwo kwizera abayobora. Ayo niyo mategeko Imana yatangiye Aburahamu uhamya ko yayakomeje akayagenderaho. Urugero rwa gatatu mbere yuko nimuka kuri iyi ntambwe, igitabo cyo kuva ibice 20:8, ubwo Imana yatangaga ya mategeko noneho 10 Mose yagaruye ku bisate by'amabuye, yaravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Nta muntu wibuka icyo atigeze kumenya, ahubwo iri tegeko ryari ryarahozeho na Mose ataravuka. Ndetse Abisirayeli bakimara kuva mu Egiputa bataragera ku musozi Sinayi aho amategeko yatangiwe, iyo nkuru yanditswe mu Kuva igice cya 16 umurongo 23. Ubwo Imana yatangiraga guha Abisirayeli manu yo kurya, yarategetse ngo bazajya batoragura ibibahagije uwo munsi, nibigera ku munsi wa gatandatu bagombaga gutoragura izikubye kabiri, kuko ku munsi wa karindwi ari wo sabato manu zitagombaga kumanuka. Uwiteka arababwira ati ku munsi wa gatandatu rero muteke ibyo mushaka guteka, mwotsa ibyo mwotsa, kuko ku munsi wa karindwi nta murimo uzakorwa. Icyo gihe ubwo Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ayo magambo, bari bataragera kuri Sinayi. Amategeko 10 yanditswe ku bisate by'amabuye yari ataratangwa, ariko kwera ku munsi w'isabato kwari kuriho. Ibi nibyo biduhamiriza abakundwa ko mu isezerano ry'agakiza Imana yahaye Aburahamu, Imana yahaye Adamu, abakiranutsi bose bo mu gihe cya kera bakarigenderamo, ryubahirizaga ubutware bw'amategeko 10. Ntabwo amategeko 10 ari muri iri sezerano rindi rya kera ryitwa isezerano rya Mose. Noneho reka tuvuge ku by'isezerano rya kabiri naryo, ariryo ryitwa isezerano ry'amategeko, ari naryo ryavuyeho nk'uko ibyanditswe bivuga. Iryo sezerano ry'amategeko rero, iryo sezerano ry'amategeko Bibiliya irivugaho muri aya magambo. Ndasoma n'ubundi igitabo cy'Abagalatiya ibice 3, noneho turasoma umurongo wa 17. Noneho tuze no kwibaza impamvu iri ryaje nyuma kubira iki ryiswe rya kera, kandi rya rindi ry'agakiza, rya rindi ry'ubuntu bubonerwa muri Kristo ryaribanjirije rikitwa rishya, byatewe n'iki? Dusome Bibiliya igitabo cy'Abagalatiya ibice 3, noneho turasoma umurongo wa 17. Ndagira ngo mukurikirane neza ko turimo kwiga amasezerano abiri, isezerano ry'ubuntu n'isezerano ry'amategeko. Mwibuke ko icyigisho cyacu cyubakiye ku Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 13, ngubwo Uwiteka yavuze ngo isezerano rishya, biragaragara yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Noneho rero iri sezerano rikuru Bibiliya ivuga ko ryashaje, Bibiliya ivuga ko ryashize ni irihe? 3 Abagalatiya umurongo wa 17 haranditse ngo ibyo mvuga ni ibi: nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo ryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko uba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. None se amategeko yazanywe n'iki?
yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira urugo byasezeranijwe, kandi yahawe abamarayika ubwo nayo mategeko kugira ngo bayatange bayahaye umuhuza mu ntoki, nawe ayaha abantu. Nuko reka murongo 20, icyakora uwo muhuza si uw'umwe nyamara Imana ni imwe. Ngaho reka mu ntege amatwi kugira ngo twumvikane neza tumenye iby'Imana yavuze. Ijambo ry'Imana tubwira ngo isezerano Imana yasezeranije mbere ntabwo ryakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430. Muzi icyo byo bivuga? Uhereye igihe cyo guhamagarwa kwa Aburahamu, ubwo Imana yamuhaga rya sezerano twasomye mu Tangiriro ibice 22 umurongo wa 18, ngo mu rubyaro rw'amahanga azaherwamo umugisha. Urwo rubyaro rw'akaba yaravugaga Kristo. Iryo akaba ryo sezerano Aburahamu n'abandi bakiranutse bagendeyeho. Nyuma haje kuza irindi sezerano. Iryo sezerano ryaje niryo ryitwa isezerano ry'amategeko, niryo ryitwa isezerano ya Mose. Noneho ariko Pawulo akavuga ngo ibyo Mose yazanye ari ryo sezerano ry'amategeko ntabwo ryakuyeho iry'Imana yasezeranije mbere, iri sezerano ry'Aburahamu, cyangwa ngo rivuguruze iyo wari sezeranije. Iryo rya Mose ryo rimeze rite? Nirihe? Turasoma igitabo cy'Abaheburayo ibice 9, turasoma umurongo wa 19 tugeze ku 21. Noneho hano ni naho turi gusobanure neza, mwumve ngo icyo bita isezerano ry'amategeko ni igiki. Kuko yandi 10, wibuke kweza umunsi w'isabato, ntugasambane, ayo yahozeho kera na Mose ataravuka, ayo n'Aburahamu yarayakomezaga, na Yosefu yarayakomezaga, ayo ntabwo azirana n'isezerano ry'ubuntu, ahubwo birakorana, ni umugabane w'iryo sezerano. Aya yandi se Bibiliya ivuga ko ari ryo sezerano ry'amategeko ryavuyeho, ateye ate, yaje ate, cyane ko Bibiliya ivuga ngo yaje kubw'ibicumuro. Iryo sezerano ry'amategeko rindi ryavuyeho, Bibiliya ivuga ngo ryaje kubw'ibicumuro, niko tumaze gusoma kandi ko tugiye kubihamya. Ndabanza nsome mu gitabo cy'Abaheburayo, mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 9 nkuko nababwiye, ndasoma umurongo wa 19 tugeze ku 21. Bibiliya iravuga iti: Mose amaze kubwira abantu bose amagambo yose nkuko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama buzingishijwe inziga itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko. Ndasaba batumva guca akarongo kuri aya magambo avuga ngo igitabo cy'amategeko. Ayaminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose, arababwira ati: aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagiraho amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Mose, ndeka mvuge nti, abana b'Isirayeli bitewe n'imyaka 430 bamaze mu buretwa bw'Egiputa, no gukoreshwa gahato n'ababakoreshaga, bakabategeka gusenga nk'uko basenga, ntibabahe uburenganzira bwo kubahiriza amategeko y'Imana. Iby'Imana byaragiye bibahanagurikamo. Bimaze
bakumvira Imana, amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yabo, byose bisa nkaho bisibye mu bwenge bwabo. Ibyo byatumye Mose ubwo yabavanaga mu Egiputa, Imana yongera kubaha amategeko, ariko noneho yanditswe, ya yandi 10 yahoze mu mitima y'abantu iyandika ku gisate cy'amabuye, kuko ku bisate by'amabuye, kuko abakiranutse uhereye kuri Adamu kugeza kuri Aburahamu na ba Yosefu bashobozwaga kumvira ayo mategeko kubw'urukundo bakundaga Imana no kubwo kwizera bari bafite muri Kristo uzaza kuvukira mu isi. Abangaba rero kuko uko kwizera batari bagufite, abangaba rero kuko uko gukunda Imana batari bagufite, Imana ibahirinde isezerano, niyo mategeko y'umugereka yabahatiraga kumvira ariye 10 yanditswe ku bisate by'amabuye. Ni nayo mpamvu ibyanditswe bivuze ngo iryo sezerano rya kabiri ryaje hanyuma kubw'ibicumuro, ryaje hanyuma kubw'ibicumuro, kuko batari bafite gukunda Imana no kwizera kubabashisha gukomeza ariya mategeko 10 nk'uko abandi bayakomezaga yanditswe mu mitima yabo akagenga imibereho yabo, ariko babishobozwe no kwizera. Nibwo Imana yanditse ikindi gitabo cyitwa igitabo cy'amategeko, aricyo Mose yaje kubaga amaraso y'ikimasa n'ay'ihene n'ivu ry'inka yiriza, nubwo yabuzingishijwe inzigo, yahambiriye ku rubingo, aminjagira kuri cya gitabo, aminjagira no ku bantu, aravuga ngo aya niyo maraso y'isezerano. Iryo niryo sezerano rya kabiri, niryo sezerano ryaje kwitwa irya kera, ryaje kurangira. Ubwo sindagera ku mpamvu ryitwa irya kera kandi ariyo rya kabiri ryaraje nyuma ya ryarindi rya Aburahamu. Mutegereze nabyo turaza kubivuga, ariko ndagira ngo mubaze musobanukirwe icyo bita iryo sezerano Mose yazanye. Nicyo gitabo cy'amategeko yanditse menshi ayazana koko kubw'ibicumuro nk'uko Bibiliya yabivuze, kuko batashoboye kumvira ariya mategeko 10 abakera bo bumviraga yanditswe ku mitima yabo kubwo kwizera. Mose amaze kuyandika ku bisate by'amabuye ntibabashije kuyumvira, kuko batari bafite kwa gukunda Imana na kwa kwizera kwatumye abakiranutsi ba kera bo barashoboraga kumvira ayo mategeko 10. Iki gitabo cy'amategeko Mose yanditse nicyo cyaje kwitwa isezerano, ryaje guhamishwa ya maraso y'ibimasa n'ay'ihene n'ivu ry'inka yiriza. Ibyo yamanjagiye ku gitabo akabiminjagira no ku bantu, akababwira ngo ngaya maraso y'isezerano, nk'uko tumaze kubisoma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 9. Aha, ibyayo mategeko rero niryo sezerano ryaje kurangira. Mwumve uko byari biteye. Ndasoma igitabo impamvu binavuga ngo iryo sezerano ryaje hanyuma kubw'ubugome, nayo iri muri ibi ngiye gusoma. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 31, turasoma umurongo wa 24 tugeze ku murongo wa 27. Mwumve iri sezerano ryavuyeho, ryacyuye igihe, ariryo twasomye mu gitabo cy'Abaheburayo, cy'Abaheburayo 8:13. Haranditse ngo Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'Uwiteka ati, iki Kinyarwanda harabo cyagora kucyumva, Abalewi baremerwa isanduku, ubwo byari bivuze ngo Abalewi bikorera isanduku. Arabategeka ati, ni mwende iki gitabo cy'amategeko
mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibereyo kuba umuhamya ubashinja, kuko nzi ubugome bwanyu nuko mutagonda amajosi. Ubwo mugomera Uwiteka nkiriho, nkiri kumwe namwe muri iki gihe, ntimuzarushaho nimara gupfa. Niyo mpamvu byitwa ngo iri sezerano rya kabiri ryajwe nyuma kubw'ubugome. Ngaho mwumve ibyari byanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, ariyo ryitwa isezerano rya kabiri Mose yaje, ritagombaga gukuraho rya rindi ry'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu irya Aburahamu yari yarasezeranijwe. Iri ryaravugaga ngo muri iki gitabo cy'amategeko munyuve neza, ntabwo hari handitswe ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Oya, ahubwo cyo cyari nk'umupolisi wo kurinda rubanda ngo batica amategeko yanditswe ku bisate by'amabuye. Ahubwo muri cyo hari handitswe ngo umuntu nagira izindi mana asenga, agaterekera, akaraguza, agakora iby'ubupfumu, agashikisha, ngo azaterwa amabuye apfe. Niyo mpamvu ryitwa ngo ryari isezerano ry'urupfu, ngo ni imitegekere itera urupfu, nk'uko ejo wabajije ikibazo ashingiye ku nyandiko iri mu Bakorinto ba kabiri ibice 3 yabajije. Muri iki gitabo cy'amategeko aricyo cyitwa isezerano rikuru, ntabwo hari handitswe ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ahubwo hari handitswemo ngo umuntu niyica isabato bazamutera amabuye bamwice. Muri iki gitabo cy'amategeko ntabwo hari handitswemo ngo ntugasambane, nk'uko byari byanditswe ku bisate by'amabuye, cyangwa nk'uko byahoze byanditswe mu mitima y'abakiranutsi uhereye nka Yosefu. Ahubwo mu gitabo cy'amategeko ho hari handitswe ngo umuntu nafatwa asambana, umusambanye n'umusambanyekazi bazabatera amabuye babice. Ibyo byanditswe mu gitabo cy'Abalewi ibice 20:10. Noneho iryo ni icyo gitabo cy'amategeko nicyo Mose yamenjegireyeho ya maraso y'ibimasa nk'uko twabisomye kare mu Baheburayo 9:19 kugeza 21. Arangije ayo maraso yamenjagira no ku bantu, arababwira ngo ngaya maraso y'isezerano. Iryo sezerano rero rya kera, iryo niryo ryitwa isezerano rya kera. Iryo niryo ryitwa isezerano rya kera. Amahame arigize yaravuga ngo umvira ubeho, ubyumvira azabeshwaho nabyo, kandi havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe muri icyo gitabo cy'amategeko ngo bikore. Iryo niryo ryari isezerano rya kera. Ndagira ngo mbisome muri iki gitabo, tubisome neza kugira ngo tubyumve. Ni mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 27 umurongo wa 26. Iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri 27 umurongo wa 26 haranditse ngo Abalewi bavuge bati udasoza amagambo y'ayo mategeko ngo ayumvire avumwe. Abantu bose bavuge bati amen. Ubwo rero icyo bita isezerano ry'amategeko ryari isezerano rya umvira ubeho, ryari isezerano ry'agakiza umuntu aheshwa n'imihati ye kubwo kumvira ibyategetswe n'amategeko. Ibyanditswe biratubwira ngo iryo sezerano ntabwo ryagombaga kurama, ntabwo ryagombaga kuvuguruza rya rindi ryahawe Adamu muri Edeni rigahabwa Aburahamu, rivuga ngo mu rubyaro rwawe nimwe amahanga azaherwa umugisha, rivuga ngo urubyaro rwawe ruzamena inzo ku mutwe. Burya iri ya mbere niryo ryitwa isezerano ry'agakiza, niryo ryahozeho na mbere na mbere. Noneho mushobora kumbwira muti, mushobora kwibaza muti kubera iki
iri sezerano ryahozeho mbere na mbere aryo sezerano ry'ubuntu ryitwa isezerano rishya, kandi rya rindi rya Mose ryaje hanyuma y'imyaka 430 uvuye kuri Aburahamu. Ubwo uvuye kuri Adamu ho ntiwabara, kubera iki ryo ryitwa irya kera. Impamvu ndagira ngo nyivuge mbere yuko nsoma. Irya sezerano Imana yahaye Adamu muri Edeni ry'agakiza kazabonerwa mu rubyaro rw'umugore ari we Yesu Kristo, iryo sezerano akaba ari naryo Imana yasubiyemo Aburahamu nk'uko twakomeje kubisobanura ubwo yamubwiraga ngo mu rubyaro rwawe nimwe amahanga azaherwa umugisha. Ryari isezerano rifite agaciro, ariko nanone ryagombaga gusohozwa, rigashimangirwa, rikagira agaciro gaheruka, ari uko risohojwe Karuvari, risohojwe n'urupfu rwa Yesu, rigashimangirwa, rigakomezwa n'amaraso ya Yesu. Bitewe nuko uhereye igihe ryatangiwe n'igihe Yesu yapfiriye harimo ibihe birebire, umwo hagati nimwo isezerano rya Mose ryaziye. We ako kanya kimara kuzana cya gitabo cy'amategeko, kirimo amategeko avuga ngo umvira ubeho, nubyumvira uzabeshwaho nabyo, havumwe utabyumvira. We ako kanya ahita atamba ibimasa, amaraso arikomeresha amaraso y'ibimasa n'amaraso y'ihene n'ivu ry'inka yiriza, nk'uko twabisomye mu gitabo cy'Abaheburayo 9. Ubwo ryo rihita rigira agaciro mu gihe rya rindi ryatanzwe mbere, amaraso agomba kurikomeza atarameneka. Niyo mpamvu ryitwa irya kera nubwo ari ryo ryatanzwe nyuma, bitewe nuko amaraso yarikomeje yamenetse mbere y'amaraso ya Yesu, ariyo yakomeje rya rindi rya mbere ryari ryarahawe Aburahamu. Noneho igihe Yesu yamenaga amaraso ye kugira ngo akomeze rya sezerano ry'ubuntu buhesha agakiza kubwo kwizera Yesu Kristo, iryo sezerano ryiswe rishya bitewe nuko amaraso yarikomeje yamenetse nyuma ya yandi Mose yakomeresheje rya rindi ry'amategeko. Noneho ndumva mumaze kumva neza, deka ibyo mvuze mbishimangire nsomye, nze kugera ku ntambwe zisoza maze gusobanura ibi. Kubasoma ibitabo by'umwuka buhanuzi nabyo biradufasha gusimangira ibyo Bibiliya ivuga. Turasoma igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Abafite ibitabo by'Ikinyarwanda murasoma mu cyigisho cya 32. Mu gitabo cy'Icyongereza n'ubundi cyigisho ni icyo, ariko ni kuri page ya 370. Ndasaba ko mutega amatwi tukumva tugasobanukirwa, kuko twagambiriye gusobanukirwa isezerano ry'amategeko n'isezerano ry'ubuntu. Haranditse ngo as the Bible presents two laws, one changeless and eternal, the other provisional and temporary, so there are two covenants. Nkuko Bibiliya igaragaza amategeko y'uburyo bubiri, amategeko ahoraho kandi adahinduka n'amategeko y'igihe kandi ahinduka, uko niko hari n'amasezerano abiri. The covenant of grace was first made with man in Eden, when after the fall there was given up a divine promise that the seed of the woman should bruise the serpent's head. Isezerano ry'agakiza ari ryo sezerano ry'ubuntu ryatanzwe bwa mbere muri Edeni, igihe umuntu yari amaze kugwa, Imana igatanga itezerano rivuga ngo urubyaro rw'umugore ruzamena inzo ku mutwe. To all men this covenant offered pardon and assisting grace of God for further obedience through faith in Christ.
iryo sezerano ryasezeraniraga abantu bose imbabazi z'ibyaha n'ubuntu bw'Imana butabara umuntu akabasha kumvira amategeko y'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo. It also promised them eternal life on condition of fidelity to the love of God. Nanone iryo sezerano ry'ubuntu umuntu yaherewe muri Edeni ryasezeraniraga abantu bose ubugingo buhoraho binyuze mu gukomeza amategeko y'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Abakiranutsi bose uhereye kuri Adamu bagiye bizera agakiza, baboneye agakiza muri iri sezerano. The same covenant was renewed to Abraham in the promise, "In thy seed shall all the nations of the earth be blessed." Iryo sezerano nyine ni naryo ryasubiriwemo Aburahamu igihe Imana yamubwiraga ko mu rubyaro rwe arimwe amahanga yose azaherwa umugisha, nkuko twakomeje kubivuga. This promise pointed to Christ. Iryo sezerano burya ryerekezaga kuri Kristo, niwe wavugwaga nk'urubyaro. So Abraham understood it and he trusted in Christ for the forgiveness of sins. Uko niko n'Aburahamu nawe yarisobanukiwe maze yiringira ko azabonera imbabazi z'ibyaha muri Kristo. It was this faith that was counted unto him for righteousness. Uko niko kwizera kwatumye Aburahamu abarwaho gukiranuka. The covenant with Abraham also maintained the authority of God's law. Iryo sezerano ry'Aburahamu burya naryo ryakomezaga ubutware bw'amategeko ari 10, ntabwo ari muri yarinde Mose yazanye, kuko aya mategeko 10 Mose ataravuka. Abisirayeli isezerano ryo kuri Sinayi ritarazanwa, ya yandi 10 yo yahozeho. Rero aho dushaka ko abantu b'Imana bamutwumva, isezerano ry'amategeko ntabwo rivuga amategeko 10, ahubwo na aya mategeko y'imihango, na aya mategeko yo mu gitabo ayo Mose yamenjagireho ya maraso akavuga ati dore amaraso y'isezerano. Ayo niyo niryo ryitwa isezerano ry'amategeko yaje hanyuma y'imyaka 430 Imana ivuganye na Aburahamu ikamuha isezerano ry'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Noneho mwite ku mpamvu kubera iki inyuma ryaje kwitwa rishya kandi ryo ryatanzwe mbere ryarindi rya Mose, ubu rikaba ryitwa isezerano rya kera kandi ryo ryatanzwe nyuma. Ndagira ngo mwumve haranditse, ndakomeza nsome. Though this covenant was made with Adam and renewed to Abraham, it could not be ratified until the death of Christ. Nubwo iri sezerano ryahawe Adam rikongera gusubirirwamo Aburahamu, ntabwo ryagombaga gukomezwa Yesu atarapfa. It had existed by promise of God, and since the first intimation of the redemption had been given. Kugeza ubwo ryari riho nk'isezerano gusa ariko ritarashimangirwa. It had been accepted by faith. N'abantu b'Imana bari bararyakiriye kubwo kwizera. Yet when ratified by Christ, it is called the new covenant. Ariko rimaze gukomezwa n'amaraso ya Kristo, ubwo ryitwa isezerano rishya. The law of God was the basis of this covenant. Iri sezerano rishya ryo muri Kristo burya urufatiro rwaryo na amategeko, ntabwo ritandukana na ya mategeko 10, ahubwo ryunze ubumwe n'ayo mategeko. Another compact called in the scripture the Old Covenant was formed between God and the children of Israel at Sinai. Undi mugabane mu byanditswe witwa isezerano rya kera
ni wa wundi, ni rya rindi Imana yagiranye n'abana b'Isirayeli kuri Sinayi, and was then ratified by the blood of the sacrifice. Ako kanya rihera ko rikomezwa n'amaraso y'ibitambo. The Abrahamic covenant was ratified by the blood of Christ. Ariko isezerano rya Aburahamu ryo ryakomejwe n'amaraso ya Kristo. It is called the second or the new covenant because the blood by which it was sealed was shed after the blood of the first covenant. Noneho iri sezerano rya Aburahamu, iri sezerano ry'agakiza kabonekerwa muri Kristo, aryo ryitwa isezerano ry'ubuntu, ryitwa isezerano rishya bitewe nuko amaraso yarikomeje yamenetse nyuma yo kuba yayandi yakomeze rya Mose yaramaze kumeneka. Noneho reka mu minota mike dusigaranye mvuge ku tuntu dushobora gutera urujijo abatwumva. Aya mategeko avugwa ryitwa isezerano ry'amategeko akomezwa kuvugwa mu gitabo cy'ibyanditswe ngo ntabwo twakijijwe n'amategeko, nako mu gitabo cy'Abefeso n'icy'Abagalatiya ngo ntabwo twakijijwe n'amategeko ahubwo twakijijwe n'ubuntu. Uko niko kuri, twakijijwe n'ubuntu ntabwo twakijijwe n'amategeko. Ariko abenshi bajya bumva ukuri kwayo magambo bakagira ngo amategeko 10 yavuyeho, bakagira ngo isabato yavuyeho. Isabato kimwe n'andi mategeko 10 byabayeho mbere yuko Mose avuka, ntabwo bibarwa mu mategeko ya Mose, ntabwo bibarwa mu mategeko ya Mose, kuko Yosefu yanze gusambana Mose ataravuka, kuko ntugasambane yahoze yanditswe mu mitima y'abakiranutsi. Icya kabiri, isabato bataragera kuri Sinayi aho Mose yatangiye yaherewe amategeko, kwera ku isabato ab'Isirayeli bari barakwibukijwe kera n'igihe Imana yatangaga manu ibategeka ko ku isabato itazagigwa, ndetse babuza kugira icyo bakora ku isabato. Ayo mategeko 10 yahozeho kera, nibyo dushaka yuko abantu b'Imana babimenya. Amategeko yavuyeho akabambwa ku musaraba n'amaraso ya Yesu, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abefeso 2:14. Ni ya mategeko yari yanditswe mu gitabo, nk'uko mwabyumvise dusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2. Aya mategeko y'imihango cyangwa ceremonial laws niyo yemereraga ngo uwakwiciye nawe umwicire, nawe umwice, uwagukomerekeje nawe umukomeretse, ngo ijisho rihorwe irindi, iryinyo rihorerwe irindi, ubugingo buhorerwe ubundi. Iryo sezerano rero ntabwo ryagombaga gukorana n'irya Yesu wavuze ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe uzamuhindukiriza undi, wavuze ngo umuntu naguhata kujya mu gikingi kimwe uzamujyane no mu kindi, kuko ayo masezerano yombi atagombaga gukorana. Niyo mpamvu byanditswe ngo ubwo Yiteka yavuze ngo isezerano rishya yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Niyo mpamvu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mu mbabazi duherwa mu kwizera Yesu Kristo, ntabwo wemererwa guhorera iryinyo ryawe wakuwe, ntabwo wemererwa guhorera ijisho ryawe wanogowe, ntabwo wemererwa guhorera ubugingo bwawe cyangwa ubw'uwawe. Uko niko isezerano ry'amategeko ryataye agaciro, rirarangira, kuko ntabwo ryakorana na rya rindi rishya ryo muri Yesu Kristo. Icya kabiri dusoma muri aya magambo, icya kabiri dusoma kuri aya mategeko 10 yo ntabwo yarangiranye na rya sezerano, kuko nta sano bifitanye aya mategeko 10, ahubwo itegeko isezerano rishya ryo muri Yesu Kristo ryagombaga kongera gusubiza amategeko 10 agaciro kayo,
agasubizwa mu mutima aho yahoze. Abantu ntibatinye gukora icyaha kubwo gutinya urupfu, ahubwo bagakomeza amategeko kubw'urukundo bakunda Imana no kwizera bayifitemo. Umuhanuzi Yeremiya yabivuze ati, Yeremiya igice cya 31 turasoma duhere ku murongo wa 31. Ndagira ngo nsome mumve neza. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi zaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu y'Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye nabo n'abasekuruza ubwo nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cy'Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, ni ku Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu y'Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we ngo menye Uwiteka, n'umuntu wese uwo bavindimwe batimenye Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha abandi, ni ku Uwiteka avuga. Iri sezerano rero, iyo twizeye Yesu Kristo, duhabwa imbabazi z'ibyaha twakoze mu gihe cyashize, tugahabwa n'ubuntu bw'Imana butubashisha gusohoza no kugendera mu by'amategeko 10 asaba, nk'uko abakiranutsi ba kera babigenzaga. Ukwizera Yesu kongera kwandikisha amategeko y'Imana mu mutima, tukagenda tuyoborwa no kwizera dukomeza amategeko 10 y'Imana. Ndagira ngo nsome amagambo make mu mwuka w'ubuhanuzi, nimara kuyasoma noneho tuze kujya ku mirongo isoza, maze tuze gusigana akanya gato kuba bafite ibibazo kugira ngo babibaze. Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, nubwo ibyavuzwe muri Bibiliya hano bimaze kumvikana neza yuko kuza kw'isezerano ryo muri Yesu Kristo ryo sezerano ry'ubuntu kwatesheje agaciro ya mategeko y'imihango, ijisho rihorerwa irindi, ubugingo buhorera ubundi, iryinyo rihorerwa irindi, ahubwo tugaheshwa imbabazi muri Kristo Yesu. Ariko nanone iri sezerano rishya rinasubizaho amategeko 10, uyizeye agakomeza amategeko 10 akabibasha, ntabwo riyakuraho ahubwo riyashimangira nk'uko byahozeho na kare. Ndasoma cya gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, icyigisho ni cya 32 nk'uko twabibabwiye kare. Ndasoma paragrafu ya 3 uhereye aho icyo cyigisho kirangirira, kugira ngo naba bakifite mu zindi ndimi tujyane. Haranditse ngo, the terms of the old covenant were obey and live. If a man do, shall even live in them. Imvugo y'isezerano rya kera, ariyo rya rindi rya Mose ryo kuri Sinayi, yari iyi ngo, wumvira ubeho, umuntu niyumvira azabeshwaho nabyo. But cast be he that confirmed not the words of this covenant to them. Ariko havumwe umuntu wese utumvira amagambo y'iri sezerano ngo yagenderemo. The new covenant, biriya tumaze kuvuga niyo yari imvugo y'isezerano rikuru. But the new covenant was established upon the better promises, the promise of forgiveness of sins, and the grace of God to renew the heart and bring it to harmony with the principles of God's law. Isezerano rishya ryo ryubatswe ku masezerano ruta yayandi kuba meza, niyo masezerano y'imbabazi z'ibyaha n'ubuntu bw'Imana buvugurura umutima, maze umuntu agakomeza akabashishwa gukomeza amategeko y'Imana akayagenderamo yanditswe mu mutima we.
ibyo ni byo umuhanuzi Yeremiya yavuze ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo nibo nzayandika. Iyo twizeye Yesu Kristo, ya mategeko yari aharatuwe ku bisate by'amabuye, Umwuka Wera ayandika ku nkingi z'umutima, maze aho kwihangira gukiranuka tukemera gukiranuka kwa Kristo, amaraso yakaduhongerera, kumvira kwe kukemerwa mu cyimbo cyacu, maze ubuntu bw'Umwuka Wera buhindura umutima mushya bukadushoboza gukomeza amategeko 10 y'Imana. Nguko isezerano ry'amategeko ni ry'ubuntu bikora. Ryarindi yandi y'amategeko ya Mose y'imihango yakiriweho iteka yararangiye, ariko amategeko 10 cyane ko abayahakana n'abayitiranya n'abayavuyeho baba bashaka gukura muri mwe ry'Isabato. Ariko ibyanditswe yatubwira ngo isezerano ryo muri Yesu Kristo ryagombaga kugarura ya mategeko 10 aho yahoze mu mutima, abantu bakayakomeza babihosheshejwe n'ubuntu bw'Umwuka Wera. Ubwo uwizeye Yesu Kristo wese ahabwa kubwo kwizera, ntabuherwe kugira ngo yice ya mategeko cyangwa abayabohoweho, ahubwo akayaherwa kugira ngo amubashishe kugenda mu by'amategeko asaba kuko kubwo kwizera. Reka tugane ku musozo tubabwira ngo isezerano rishya ryo muri Yesu Kristo rishimangira agaciro k'amategeko. Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe, yanditse hashize imyaka irenga 50 Yesu apfuye, azutse, azamutse mu ijuru. Ariko nyuma y'iyo myaka irenga 50 Yesu azamutse mu ijuru, Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe yavuze ko abakomeza amategeko bahirwa, nawe yashimangiye uko biri ngombwa gukomeza amategeko. Ni muri aya magambo aboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe, ni muri aya magambo aboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 22 umurongo wa 14. Uyu ni Yohana nubwo yanditse hashize imyaka irenga 50, yaravuze ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera igiti cy'ubugingo, hahirwa abakomeza amategeko. Ubwo rero bana b'Imana twagize ngo tujye tugira kwizera kutagira kwibeshya. Isezerano ry'ubuntu koko niryo turimo, ubuntu bwa Kristo koko nibwo bwadukijije, ariko ntabwo bwadukijije kugira ngo tubone uburenganzira bwo gukandagira amategeko 10, ahubwo bwakuyeho kagahato k'itegeko ryavugaga ngo usambana atera amabuye. Ibyo bituma Yesu aravuga ati no, usambana ntagaterwa amabuye, ahubwo kubwo kwizera ahabwa ubuntu butuma atazongera gusambana. Yesu yabishohoje neza muri Yohana 8, ayo nkuru mbararikira kumva kugira ngo dusoze. Mu gitabo cya Yohana 8 hafashwe umugore wafashwe asambana. Ya mategeko ya Mose yo mu gitabo ariyo mategeko y'isezerano ryarangiye, yavugaga ngo umusambanyi n'umusambanyikazi baterwa amabuye. Bamuzaniye Yesu aravuga ati utaracumura abari umutera ibuye ava hadatewe amabuye. Ubwo Yesu yaratesheje agaciro itegeko rivuga ngo umusambanyi n'umusambanyikazi batera amabuye, ariko aravuga ngo ujye genda ntuzongere gukora icyaha. Ubwo yari yerereje rya rindi rivuga ngo ntugasambane. Niko bimeze no kwitorore no kwitegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'Isabato. Rya sezerano ryo mu gitabo ryaravugaga ngo wice Isabato aterwa amabuye, byabayeho kenshi. Yesu aravuga ngo uwice Isabato ntaterwa amabuye, ariko uyica akamubwira ngo genda ntuzongere gukora icyaha. Nguko uko amategeko 10
atandukanye n'amategeko y'imihango, nguko uko isezerano ry'ubuntu bwo muri Kristo Yesu ryuzuzanya n'amategeko 10, kandi nguko uko ya mategeko y'imihango ayo yaje nyuma kubw'ubugome nk'uko twabisomye yarangiye, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwese abumva mu izina rya Yesu. Amen. Abakunda ukuri kwa Bibiliya nibo bazafungwa bagirirwe nabi, ariko mukomere mugiye kurinda ibyago 7 bigiye gusukwa. Tugiye kwakira muzehe araza gusubiza bimwe mu bibazo byabajijwe, kuko byose ntabwo twabima. Muzehe yaza akaza kudufasha muri ibi bibazo benshi babajije. Aba ni abarwayi babajije ibibazo byinshi, ariko tukumva byose byasubizwa. Uwa mbere yabajije ati, reka mpere ruguru kugira ngo ntaza kurobanura ku butoni, mpere aho bahereye babaza. Babajije bati, ikibazo koza umubiri wifashishije ibyo avuze bisaba kwiyiriza ubusa? Ubwo ni mu bibazo wari wavuze haruguru byo kwiyogesha imbatabata. Twakundi ibyo bita detox, twakundi za seleri, za karoti, za pome. Umuntu abishoboye akabikora byonyine ni igice kimwe cyo kwiyirira ubusa nturye, ariko no kubikoresha kandi ukarya ntacyo byaba bitwaye. Impamvu ni uko iteko ryo kwiyiriza ubusa ritagenewe abantu bose. Ngo hariho abatwite batabyemererwa, hari abonsa abana bato batabyemererwa, hari abasaza batabyemererwa. Ubundi kuvuga kwiyiriza ubusa, hari n'abarwaye indwara zinaniza amaraso, ubwo z'ubumuga, nazo utabwirwa ngo utabwira ngo nawe yiriza ubusa. Ariko umuntu ufite amagara mazima musanzwe yiriza ubusa kandi atarwaye yabikora, ariko ntabwira iminsi yose yayirangiza kuriya atarya. Yego. Umuntu uribwa n'umutwe w'impande 2 mu gahanga no hejuru no mu gihorihori no mu gatwe k'inyuma, mwamufashisha iki? Nawe kandi kiretse yatubwiye ngo arwaye umutwe wose, na hari ugushaka kumenya uko buri wose byaba kwiga ikiganza. Reka tubwira abantu benshi cyane ko umutwe umuntu awuribwa bitewe n'umuruho, abandi bakawuribwa bitewe no kudasinzira bihagije, abandi bakawuribwa bitewe no kunywa amazi make, abandi bakaribwa n'umutwe bitewe n'imitsi mito cyangwa se mike, ubwo bafite ibiro byinshi cyangwa se ibiro bike bitewe n'ukuntu baba baratinze mu nda. Kunywa amazi ahagije rero, kangice cya litiro mu gitondo, amazi ashyushye ukayamukamuriyemo indimu, ugashyiramo ubuki biko udafite diabete, yarangiza ukabikora iminsi 7. Ibyo biri mu bintu bivura umutwe. Murakoze cyane. Umuntu wahuye n'ihungabana ry'umutwe akajya agenda, umuntu yamukorera iki? Abantu nk'abo babaye traumatize, ikiza cy'ingenzi gikenewe cyane haba ariho kumenya neza imbuto wamuhabwa ni avoka, n'ironji ndetse na noix de cajou, cyo bita cashew nut. Yarangiza ibyo nabyo bakaba basabwa kubikoresha, byaba ari byiza kurutaho. Ariko imboga zimufasha n'imboga za seleri, sinawe gusa ahubwo n'undi wese ujya wumva ko mu mutwe bitamuguye neza, iyo ukoresheje seleri bituma umutwe wawe utuza. Murakoze cyane. Undi nawe yagize ati, muturangire umuti wa sinezite. Nubwo ari kenshi tuvuga cyane, ariko sinezite ivurwa mu buryo navuga ko ari 3. Hariho kurya ibyo kurya bifite vitamine A, uboneka karoti na tungurusumu, ugakunda kubirya igihe waba utatwite. Hari gufata ibumba ritukura rino rivomwa amatafari, yarangiza ukarivanga n'amazi yatekanywe na romare. Ntabwo bitekana, ahubwo umaze guteka iyo romare igashya, ufata ayo mazi ukavanga n'iryo bumba ugasiga, iyo bita umugina w'izuru uhereye hagati y'amaso ugana ku izuru, ugasiga no ku kamironko aho abandi benshi bita ingoto. Yarangiza rikamaraho isaha 2 ku munsi. Ariko nyuma ukaza gufata ibumba ry'icyatsi akayiko gato cyane, ugashyira mu kirahuri cy'amazi, ugashyiramo kamuriramo indimu, yarangiza ugashyira mu mazuru. Ubyo ntacyo bigutwara, ushyira mu mazuru yombi, ukoresha serenge
wakuye mu rushinge yarangiza ugashyira mu mazuru mu gitondo na nimugoroba ubikora ibintu bingana n'iminsi 7 sinizite niba ariyo gusa yaba ari na polype nasale byose byavamo. Murakoze cyane. Undi nawe aragira ati none se ko numva umuntu akwiriye kunywa amazi 3 ku munsi, umudamu twitemere kunywa amazi inshuro zingahe? Ari nko kuvuga ngo urugero runini cyane, umuntu utwita ahubwo ni ukwiriye kunywa amazi menshi. Icyo akora umuntu wese unywa amazi agomba kuzirikana na proteine abarya. Yego. Kubw'ibyo rero 3 ku munsi biterwa n'imirimo umuntu akora cyangwa gahunda yo kurya kwawo kwihagaze. Iyo ntarya anywa mu gitondo igikoma ariko atari burye, ubwo nibyo by'agakoma n'agakati, unywa amazi ubyutse. Wajya guhenga saa 6 ugiriraho n'ubundi mbere yo kurya ukaba minota 30 ukanywa amazi. Nyuma na saa 11 ukanywa andi mazi. Yego, reka twakira ibindi bibazo. Undi yabajije ati uburyo umuntu yivura infection atwite, umugore ugira kore yoroshye yafashishwa iki? Umuntu wese ufite kore yoroshye abasabwa kurya n'ubundi bintu bibisi bitarimo tungurusumu na seleri, ariko amashu mabisi, pome, karoti, ibyo byose izawonyo akakunda kuzirya yarangiza akagira, kuko nta mukore bayoroshye ahubwo abaruko harimo izindi mpamvu zituma yoroha, ariko ibyo byamufasha. Rero uriya n'undi ufite infection kandi atwite yarya karoti kandi akarya n'inzuzi, ntarye tungurusumu arangiza kandi ibyo byombi byamufasha. Murakoze. Undi yavuze ati yashimaga undi ati umuntu ugira icyuya cyinshi mu kwaha umwenda wose yambura ugahita wandura kubera icyo cyuya yakora iki ngo ikibazo gikemuke? Ibyo biba bikenewe ko abantu barya ibintu bibisi cyane, kuko byanze bikunze kugira ngo amaraso ye kujya asa naho ari kuyuhuha n'umuyaga, birakwiriye ko ayo maraso aba afite imboga nyinshi, vitamine C ikabihagije. Twari dufite ikibazo, umuntu ucira amaraso kandi agakunda kubabara umusaya w'iburyo n'akanwa yakwasama akababara, wamugira iyihe nama? Murakoze. Kuyacira rero niba adaturutse mu menyo n'aturutse mu muhogo sinzi, ariko icy'ingenzi ni uko arya onyo, indimu ndetse na concombre agashyiraho erayo kugira ngo umutima utere neza. Undi ati kumva ubukonje mu mubiri nkumva bugenda mu magufa kandi izuba rirashe nakwifashisha iki? Umuntu aba akeneye ibintu by'amavuta n'abajya byoherera, nk'uwamuha umukati wuzuye akongera akamuha igikoma cy'uburo kirimo ubuki ndetse akarya na za noix de cajou. Ibyo bintu byose biryoherera birimo n'iby'amavuta bituma umuntu ahora ashyushye ku rugero rwiza. Undi ati ndwaye ibere rizamo utuzi dusa n'umuhondo werurutse kandi nta kanseri irimo, naripimishije kenshi, ikindi nshukije umwana w'imyaka 8, muzehe namfashe. Mwana ariko rero biragoye. Azamwegere. Uruheruka ku mwana w'imyaka 8 naho kuba umucukije ntiyaho kikwemerera konka. Ubwo uzaba uri gukoresha onyo ndetse n'urunyanya ndetse n'isose ya soya, ariko ugize amahirwe ukabona icyatsi cyitwa umukeri ndetse n'icyo bita nyiramuko ukabiteka, ibyo nibyo bintu bijya unywa mu mazi ukanywa ibirahure 2 ku munsi, bifasha abantu bagwamba bereka intangaruka bifite ku buzima bwari we wese ntacyo byamutwara. Yego, mudufashe ku muntu ufite indwara ya amenozi. Ubwo ni amnezi. Yego. Wenda hari kunkeka. Amnezi yanditse nabi. Noneho icyo gihe kuko bakunda kujya abanza kuzirikana ariko nyuma ajya kubazwa akibagirwa, niba bafite bita amnezi, niba ari kwandika ko turi gusoma uko yanditse ariko tukagereranya. Icyo gihe avoka n'ironji biba bikenewe ndetse n'ubunyobwa, kuko ibyo bintu bifite umuntu yibuka neza kandi akazirikana. Undi ati umuntu ukunda kugira indwara y'uburyaryate no kwishimagura mwamurangira uhe muti? Umuntu aba akeneye B ya mbere gusa cyane niba bikora ari uko yihuse cyangwa bikamubaho ari uko amaze kwiyuhagira cyangwa ari uko akazuba gatangiye kuvaho bugake, aba agomba gukenera nka za onyo, indimu, concombre ndetse agashyiramo erayo n'ubuki, akabikoresha 4 mu cyumweru ukwezi. Undi ati mfite ikibazo cyo kugira umunaniro ukabije iyo ndi kugenda cyangwa ndi mu kazi, ibitotsi bikanyica kandi mbimaranye imyaka 13. Uwo muntu rero bakasabwa kwivura impyiko n'umutima kuko nibyo bifitanye isano no kuba ashobora kunanirwa ubusa. Ubwo rero niba yakurikiranye neza uko bavurisha indimu, pome na onyo,
agashyiramo yerayo azamenye neza ko ibyo ngibyo iyo bimaze gutunganya impyiko n'umutima umuntu agira imbaraga. Undi ati mfite ikibyimba gihora kigaruka kandi ni ahantu hamwe. Uyu muntu icyo azakora no gushaka amata ya soya akayakunda kuyanywa, ubwo bizamukenera ko arya umwembe, avoka, igikoma cy'uburo agashyiramo amata ya soya bita soya bini, aba ari amaraso make bigatuma agwara ibibyimba. Yego, undi ati ku cyigisho muduhaye mudufashe muduhe umuti wo kutuba ku rugo neza, ngo hari imiti ngo ntabwo mwayitondetse neza. Ahubwo ubwo ntiyara wenda hari tuvuge ngo ubwo ntiyakurikiranye neza ari we. Ni inzabibu, ni papayi, ni inanasi, ni urunyanya, ni ubunyobwa. Ubwo inzabibu iyo ubonye ziriya bita fureshi zitakamuye ukoresha 10, zaba zikamuye ugakoresha ibiyiko 2, ugafata ubunyobwa ibiyiko 2, ugafata 1/4 cy'inanasi, 1/4 cy'ipapayi, urunyanya rumwe, arangiza ukabisya ukayakunda cyangwa se ukabikoresha udakoresha akamashini ntacyo, ukabikora iminsi 7 buri gitondo. Mudufashe kunda ni Rukundo James, kunda zihora zivamo. Izo ngizo ngo abakeneye kubonana n'abaganga kuko karansi yo muri vitamine E na A byatuma umuntu akunda kuvamo inda cyangwa akaba ari infection ibitera cyangwa akaba afite ibibyimba, abanza kwipimisha akazaza kutureba tuzanira raporo medicale. Murakoze. Umuntu uribwa imbavu zirangirira iburyo hamara iminsi bagahindura mu rundi rubavu, hagahindura mu rundi rubavu, muduhe umuti. Umuntu nubwo nawe kwisuzumisha bigoye cyane, azarebe ko atagwaye umugongo, yarangiza cyangwa ko atagwaye impyiko, nyuma azabanze anywa amazi arimo indimu n'ubuki, abikora iminsi 7 akunde kurya. Niba adatwite azarya karoti na tungurusumu nimugoroba n'urunyanya, abikora iminsi 7 nabyo, kunywa amazi mu gitondo no kubyo ngibyo ukora 3 nimugoroba bizamufasha. Undi ati muduhe umuti w'umuntu usaza vuba bakamubarira imyaka adafite, impagarike ikomeye, wamureba mu maso ukabona ashaje. Abantu rero niba ageze ku myaka 50 abakeneye romarinatime bivanze akaba aricyo cyayi cye. Niba ari munsi y'imyaka 50 abakeneye kurya imboga kenshi zirimo za karoti ko zigarura itoto. Cya gatatu ku myaka yose yaba afite yirinda gukunda kubwirirwa, niba yarabwiriwe azaba biretse. Ego, undi ati kubera iki ji ya beterave bisaba guteka iyo beterave ho gato? Kuko bisanzwe n'ubundi beterave ntabwo isabwa kunyobwa ji fresh iri yonyine, isabwa ko umuntu ayifiramo indimu. Ariko muri kire gitabo cyitwa Santé par les boissons avuze ko kugira ngo ishoboke uyitekaho gato cyane ukayisya ukabona ukagira. Undi ati nitwaje bazi ko iyo bayikoresheje nta kintu kivanzemo itera ikirezireze cyangwa se agasasiro. Yego, nitwa Jeanne, umuntu ufite ikibazo cyo guhora ibiheri byo mu maso bivurwa n'iki? Ni Esther. Umuntu ngo afata iriya bita kirikima cyangwa se yabanda bita turmeric akayishyira mu mazi arimo indimu, agakunda gusiga mu maso nimugoroba, agakunda kurya karoti kenshi kuko imisemburo ye ntabwo ibihagaze neza. Undi ati umuntu urwaye inkabyi mu kiganza yashyiraho iki? Ku kiganza. Nguwo afata ibumba ritukura akavanga n'amazi ya romare agahambira aho hantu habyimbye, abikora inshuro nyinshi cyane, nibyo kandi rikaharara. Yego, undi ati noneho umuntu arwaye umugongo hasi mu rukenyerero yakwifashisha iki? Ibintu byose by'imigongo cyo bashaka n'umusokoro, kandi umusokoro uboneka mu gikoma cy'uburo hamwe na kokonati. Ibyo iyo bitabyanze ugomba kuraka amagufa yawe yavungutse cyangwa se kuyapimisha ukazanira ibisubizo. Ku bantu mwari mwabajije ibibazo tugerageje kugabanyaho bitewe n'uko ari byinshi, kandi turacyakomeje kubana. Muzehe mwamuhamagara kuri nimero ye nayibabwiye. Ibindi avura kuwa gatatu w'isabato no kuwa nyuma, mushobora kumwegera akabafasha biruseho, nawe Imana imukomereze mu mpano ye kandi muhe umugisha. Namwe abagiye bakurikirana hirya no hino tubasabiye umugisha. Tugiye kwakira noneho Ntakiruta Imana nawe aze adufashe, ariko muzehe hari amagambo makeya agiye kuduha dusatira umusozo mu minota yacu hero. Nakoze kubaza kuko ubuzima n'umuryango mwiza byakunze kujyana, hari utuntu twasize tuvuga umuryango.
bwa mbere ni akaga k'amatage ku meza. Yego. Abantu benshi wabo ntabwo bakirya ngo basangire, ab'imiryango bagira bati hari impamvu guhitamo kudasangira n'abawe, hariho ababihitamo kurya wihisha abawe, cyo nawa kabiri, kuba kure y'abawe igihe cyo gufungura, ubwo n'abari mu kazi, kudakunda gusangira n'abanyu, hariho abantu batabishaka, gutaha ukesheje ukazinduka ugenda, ibyo bituma umuntu adasangira n'ababo, kudakunda ibyo kurya abawe bakunda, ibyo byatuma udasangira nabo, n'urutoto n'ikizizi ku meza byatuma udasangira n'abawe. Ingaruka rero, ingaruka uko bivuga ni ngo guhisha inyungu, iyo abantu batasangiye bahishanya inyungu, kwanga ubufatanye, iyo umuntu mudasangira ntimujya mufatanya, kudasangira amahirwe kuko ntabwo ni ingaruka yo kudasangira, kutishimirana kuko uwo mudasangira ntabwo mwishimira. Impamvu abanyarwanda bari baraciye umugani ngo umushyitsi mudasangiye ntakarare, cyangwa se ngo uwo mudasangira ngo akanwa kasama nturebe niyo kavugije induru ntukareba. Indwara z'irungu naho zikomoka kutazirikana banyu, ibyo nabyo mutasangiye ntabwo bazirikana, barya ugahaga ariko ntumenye ko baburaye, kudashimishwa n'inyungu zabo muvukana. Iyo ni ingaruka yo kudasangira. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Izo zari inama z'ubwenge ku bantu bose bagize umugisha wo gukurikirana ibyigisho by'abagorozi. Reka rero nta kiruta Imana afite ibibazo yashyikirijwe aze kuduha ibisubizo. Uwabajije yabajije ati mu Bakorinto ba mbere 12:28 Imana ishyira impano mu itorero bwa mbere yashyizemo intumwa. Mu Efeso 4:11 naho nuko handitse. Ariko kuri urwo rutonde hariho n'abahanuzi. Yabajije ati ese kuri ubu impano y'abahanuzi iracyabaho kandi iriho kandi irakora, yakora mu buryo butandukanye kuko Imana niyo ibigena. Iyo itanga impano biravuze ngo igabira umuntu nk'uko ishaka, yibonye iyo mpano yikeneye mu itorero yayikoresha, yahanura akavuga ibyenda kuba, yahanura agasobanura ibyahanuwe n'abandi. Mu gitabo cy'uburezi niko havuga ko naba afite ubushobozi busobanura ibyahanuwe n'abandi nabo bafite impano y'ubuhanuzi. Ubwo rero iyo mpano iriho, izahoraho, ibaho, ariko abo mu itorero ry'ukuri batandukana na babandi bayikanira bakayikanika ngo ibeho, ahubwo Imana niyo iyikoresha ikurikije icyo ishaka n'igikenewe mu itorero ryayo, kandi ikagabira umuntu wese uko ishaka. Wabajije rero ndumva ntarenza aha, nibaza ko cyari iki kibazo cyetse haramutse hari ikindi, nuko murakoze. Ndumva ari icyo ngicyo cy'impano y'ubuhanuzi. Reka twakire Robert yongere asubiremo gatoya. Abantu bakunze kubaza ubusobanuro bw'amategeko ngo mbese Yesu yaba yaraje, ayo mategeko ariya y'imihango yaje agikoreshwa, ubu se kuki yavanyweho n'iki? Nicyo kibazo nabonye. Bakoze ababajije ni koko Yesu yaje amategeko y'imihango agikoreshwa, kuko byanditswe ngo mu Bagalatiya 4:4 ngo igihe gikwiriye Imana yohereza umwana wayo wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo. Ubwo nawe ku munsi wa 8 yarakebwe. Gukebwa ryari rimwe muri ayo mategeko, kandi ku munsi wa 8 ukebwe ku wa 5 bikaba bipfuye, ukaba wabiryozwa. Umwana umukebye ku wa 9 bikaba bipfuye, ari ku munsi wa 8. Na Yesu nuko yakebwe ku munsi wa 8, atwarwa nayo mategeko ariko kugira ngo azacungure abatwarwa nayo. Icya kabiri, impamvu yakuweho muzayisoma neza mu gitabo cy'Abagalatiya, umwanya ntiwatwemerera, ibice 4 umurongo 21 kugeza nko ku murongo wa 31. Isezerano ryo muri Yesu Kristo ry'ubuntu bw'Imana ntabwo ryagombaga gukorana n'isezerano ry'amategeko avuga ngo uwica itegeko napfe, mu gihe ry'ubuntu ryavugaga ngo umunyabyaha abeho. Haranditswe ngo nk'uko Ishimayeli yatanze Yisaka kuvukira mu rugo rwa Aburahamu, kandi aterewe wasezeranywe ko umugisha uzaherwa muri we. Yisaka gatinda ariko havukiye Ishimayeli rwa rugo akarwirukanwamo.
niko na Yesu yagombaga kuza, isezerano ry'ubuntu rigashyira umusozo ku isezerano ry'amategeko avuga ngo umunyabyaha apfe, ntibyagombaga gukorana. Murakoze. Reka hari ibindi bibiri uranyarutsa. Nagize ikibazo, none umwigisha tubwiye ko Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, akaba tubwiye ariye ko ari Yesu Kristo. None Yesu ni Imana, Yesu ni Imana. Murakoze. Urakoze cyane. Yesu ni Imana, Yesu ni Imana. Mbega Imana Data ni Imana umwana wayo ari we Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Izo ibyo nibyo bita niyo bita, hasinze ukuntu nabyita, ubumana. Ariko muri ubwo bumana uko bugizwe n'izo nafse uko ari eshatu, buri umwe afite personalite ye. Ubwo rero Imana Data wa twese uhereye igihe umuntu yacumuriye, nta munyabyaha wayireba mu maso yapfa, ahubwo uhereye igihe icyaha cyaziye mu isi, gusaba mbega Imana ibonana n'abantu binyuze muri Kristo Yesu. Bityo rero Imana yagendanye na Enoki, iyo Enoki yagendanye nayo yari Yesu Kristo. Niko ibyanditswe dusobanurire niba Aburahamu na Yosefu barumvaga amategeko atanditse, bayakuye mu mutima yabo, bari barabyigishijwe nande? Mbese umuntu yavuka ari mu mutima we? Mwihangane mudusobanurire. Ni Juvenal Nyamagabe. Urakoze cyane. Reka icyo kibazo ngihe muzeye agisubize. Nibyo koko mu mitima yabo yari yaranditswemo n'Umwuka Wera, kuko Umwuka w'Imana uhereye kera yayandikaga mu mitima, bayagenderagamo, n'Umwuka wari we yaranditsemo. Reka tuvugeho gato cyane kuri byo, twongera ku byo mwamaze kubwirwa. Yaba amategeko atarahari imbere yuko atangwa kuri Sinayi, ntabwo Kayini aba yarazize kwica mwene nyina. Yego. Kuko yari yishe itegeko ryitwa ntukice. Yego. Icya kabiri, kuba Umwuka Wera azana ibintu mu bantu, nuko mu Itangiriro 6 bavuga ngo Umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu, kuko ari abantu b'umubiri. Noneho abo mu gihe cyane wabagawe yuko baryaga bakanywa, ubwo bari bararengeje urugero. Yego. Ibyo Yesu yakuyeho kandi byamushranyaga. Niba Abisirayeli baramaraga iminsi 8 muri Pasika, yashyizeho ifunguro ryera kuraho Pasika. Yego. Ubwo rero kubw'ibyo, niba hari imisabato y'imisi 50, imyaka 7 yo kutuma badahinga, umwaka wa 7 ntibahinge, ibyo byavuyeho yari amategeko y'imihango. Yego. Ni igitabo cyari kiri ruhande mu Bakolosayi 2, yarangiza urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Hariho amategeko 10 ataturega, hakaba n'urwandiko ruturega. Ubwo nibwo bwavuye. Murakoze cyane. Ntabwo kandi ejo ndagira ngo mwarakurikiranye, Mariya bamaze kumufata yasambanye, abaje kumuregera avuze ngo abatarakoze icyaha bamutera amabuye, barabura. Ariko arambwira ngo ugenda ntukongera gukora icyaha. Yesu arongera arababwira muri Yohana 14, ni munkunda muzitondera amategeko yanjye. Arongera avuga ngo kandi abibwira ko amategeko yavuyeho. Yego. Urumva utaragenda ugiye kudusoreza usengera aba bantu bihanye basaba umubatizo, n'abandi basabye bavugurura amasezerano. Dushimira abantu bari hirya no hino, Pasiteri Gatashya w'Imasisi wakurikiranye kuri radiyo ya Rusizi, Imana iguha umugisha, ndetse n'abandi barahatandukanye mwakomeje kubana natwe, abari Nyabugogo, abari ku maradiyo atandukanye, Imana ibaha umugisha. Ndumva muzehe dushyira mu biganza by'Imana tugasoza. Twese dusenge. Turagushimye Data wa twese, waduhaye ya masaha yo kwiga, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Abatanze igihe cyabo bakumva, ubahe kumva neza, ubahe n'amahitamo meza, tubishimire izina ryawe. Amen. Umwuka wawe wigisha kuruta abantu, akavugisha inyandiko zanditse mu bwenge bw'abantu, ari wo wegera umuntu wese watanze igihe cye kugira ngo ye kubicyura ubusa, tubishimire izina ryawe. Amen. Ibyo nabikwiriye kuri buri wese, ari abagiye gutaha mu ngo zabo, ari abaraho mu kazi, ari abatanze igihe cyabo, ubaha amahirwe mu buzima no mu bwenge no mu mibereho, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen.